Twongeye kwirirwa Evangeliste Eli, turakwakiriye kuri Shakimana TV, wongere tugezeho icyo Imana asize ku mutima wawe. Murakoze mukozi w'Imana, nawe kameramani kandi ndagusuhuje. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko mbere yuko turivugaho, reka tubanze dushima Imana ibaduhaye ubuzima. Bagushimiye Uwiteka Mana ihoraho, Mana yifite urufunguzo rw'ibizaba. Ijambo ngiye kuvuga ni iryawe, reka rigire umumaro ku bazaryumva kandi rigire ibyo rizura byari byarapfuye ku buzima bw'abantu ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusoma ijambo nahaye umutwe uvuga ngo kuzuka ni Kristo. Kubera iki? Kuko ibintu byose biriho bijya bipfa ariko ntibizuka. Ibintu byose byo muri iyi si bijya bipfa ariko ntibizuka, ariko Kristo niwe kuzuka. Reka dusome ijambo dusanga mu gitabo cya Yohana ibice ni 11 n'umurongo wa 21 turageza kuri 26. Hari ijambo rivuga ngo Marita abwira Yesu ati, databuja iyaba wari uri hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubundi nizeye yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Dushima Imana. Ni ikiganiro dusanga muri iri jambo Marita yabashije kugirana na Yesu ubwo bari bafite musaza wabo wakundanaga, yajyaga baza bagasangira n'ubugari. Yesu yabaga batembereye, Yesu barimo bakisangira ubugari bakamwakira. Noneho Lazaro, musaza wabo witwa Lazaro, bari inshuti cyane, barakundanye, mbese ari umuntu w'inshuti. Na niyo mpamvu bagiye kumubwira ko yarwaye. Ntabwo wajya kubwira umuntu ibibazo byo mu rugo rwanyu atari uko ari inshuti yawe. Nabo bararebye kandi noneho bari banamwizeyeho ubumana, yajyaga akora ibitangaza bareba, bari bazi ko kumutumira ako kanya ahita aza ako kanya. Ariko bagezeyo baramubwira ati, musaza wa inshuti ya musaza wacu ari we Lazaro uyu munsi tuvugana ararwaye. Noneho Yesu aravuga ati, mugende ejo nzaza. Noneho Yesu arasibira. Ndagira ngo utangarize ko kuba Yesu yarasibiye ku buzima bwawe si uko yagutaye. Kuba Yesu yarasibiye mu mibereho yawe si uko yagutaye. Ahubwo hari igihe yari afite ikibazo cyatumye asibira, nuko hariya bari Abafarisayo n'Abasadukayo bose bahoraga bapinga, batizera ko ari umwana w'Imana, batizera ko ashoboye. Noneho arasibira kugira ngo azabere ku bumana bwe. Noneho ngo no gupfa ashiramo umwuka. Barabona Lazaro arapfuye pe, arapfa. Baramushyingura. None ni Yesu ntiyaza ku wa kabiri, ntiyaza ku wa gatatu, ntiyaza. Bagiye kubona babona ku wa kane Yesu abaraje. Marita wari uri hanze agiye kubona Yesu arahingutse. Ati, azize n'umubabaro mwinshi, aramubwira ati, uje gukora iki? Ni ngaho yakamubwiye ngo uje gukora iki? Aramubwira ati, yuza kuba hano, musaza wacu ntaba cyangwa musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu aramubwira ati, umva Marita, ninjye kuzuka. Aramubwira ati, musaza wawe azazuka ntugire ubwoba. Marita aramubwira ati, ndabizi nyine, nk'umuntu wari umurokore, nk'umuntu wagiraga imirimo myiza, nk'umuntu wari ufite imbuto nziza, ku munsi w'imperuka n'abazazukana n'abandi bapfuye, ariko urumva naramuhombye kandi wari kugira icyo ukora. Noneho Yesu amubonye, aleluya, Imana ishimwe. Ariko Marita abanza kumubwira kandi kajambo keza cyane, aramubwira ngo ndabizi ko na n'ubundi wabishobora kumuzurana n'ubu hari icyo wakora. Noneho Yesu amurebye ariko abona n'ubundi ari kubivugana gushidikanya, ahita amubwira ijambo rikomeye kuri 25. Aramubwira ngo, umva Marita we, vana gushidikanya mu mutima wawe, ninjye kuzuka n'ubugingo. Nani ishimwe. Nunyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Nagira ngo utangarize ko dufite kuzuka ari we Kristo. Ushobora kuba ujya ukora ibyaha byinshi ukibaza ukuntu wabivamo, nta wundi wabikuvanamo, niwe kuzuka ni Kristo. Ushobora kuba ufite ibintu ujya wishaka kwihana bikakunanira, ariko nta handi hava kubishobora nuko winjira mu isoko ariyo Kristo. Noneho Kristo aramubwira ngo, umva Marita, wigira ubwoba musaza wawe, ntabwo naje hanje gukina. Ngewe nubwo naje mfite ububasha ku rupfu, Marita. Aleluya. Twakurikiye umwami ukomeye, umwami ufite ububasha ku rupfu. Nta muperezida muri iyi si wagira ububasha ku rupfu ngo azure uwapfuye, ariko umwami wacu Yesu Kristo abasha kuzura n'abapfuye. Aramubwira ngo ninjye kuzuka rero. Ni nka mugati musaza wawe mukanya uramubona.
arangije aramuga ati kandi n'ubugingo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba arapfuye. Haleluya, Imana ishimwe ko dufite kuzuka. Ni uwizera Kristo naho yapfa azongera abeho. Nta kibazo cy'intambara ubona ku Yesu Kristo niwe kuzuka. Kuba ufite ibyawe byapfuye, Yesu azaza bizure. Kuba ufite akazi kawe kapfuye, Yesu yiteguye kukazura. Kuba ufite urugo rwawe rwangiriye ubona rutari kugenda neza, Yesu yiteguye kuruzura. Kuba ufite ubukene ubona nta nzira, Yesu yiteguye kuzura ubwo bukene ukagira ubuzima, ukagira amafaranga nayo nk'abandi. Kuba ufite ubukode ubona bukurembeje, Yesu yiteguye kuba yabukuvanamo kuko niwe kuzuka. Kubona uwo warabuze akazi, Yesu atanga akazi. Kubona ufite uburwayi budakira, Kristo niwe kuzuka, abasha gukiza indwara zananiranye. Usibye n'indwara, n'uwari umaze iminsi ine mu gituro yaraboze, Yesu yaramuzuye arongera mubasubiza ari muzima. Imana ishimwe. Iyo dukomeje kuri icyo gice tugeze kuri 52 usanga aho Yesu akimara kugera kuri icyo gituro, hari ijambo rikomeye yavuze. Yaravuze ngo Kristo nsanzwe yewe nkwizeye singushidikanya, ariko ndakwinginze ngo ubikorere kubwo abantu bangose. Hari igihe ubona ibintu byakurenze, hari igihe ubona imisozi yakurenze, hari igihe ubona intambara uzifite, ariko ndagira ngo ngutangarize ko Yesu kuba yarasenze iryo sengesho suko yari yacitse intege, ahubwo nuko yarabonye abantu bamugose. Aravuga ngo aba bantu nabo bamenye ko ari we kuzuka. Lazaro muzure kugira ngo abantu bamenye ko ari kuzuka. Aramubwira ngo databuja ngiye nsanzwe nkwizera, ntabwo ngusenze kugira ngo kuko ntakwizeye, ahubwo ndasenze ngo uzure Lazaro kubw'abantu bangose, uzure Lazaro bamubone kubw'abantu bangose. Nawe ndagira ngo utangarize ko hari igihe ubona ufite ibibazo, ndagusenda gusabye cyangwa ndagusengeye ngo Imana igutabare kubw'abantu bakugose, Imana igukize amakuba kubw'abantu bakugose, Imana igukize intambara kubw'abantu bakugose, Imana igukize ubuzima buburayeho kubw'abantu bakugose, kugira ngo batavuga ngo Imana yabire, batavuga ngo Imana yabitabakiza n'Imana, kugira ngo batavuga ngo kuki batabona ubuzima. Ndakwingingira Imana ngo igutabare kubw'abantu bakugose, ugoswe n'umusozi, ugoswe n'ubukene, ugoswe n'ubukode, ugoswe n'inzara, ugoswe n'ubushumeri, ariko ndagutangarije ngo kuzuka ni Kristo. Humura Imana iri mu ruhande rwawe, humura Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wibwira n'ibyo watekereza. Humura Imana nta cyayinaniye, humura Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha. Nabashimiye kuko iri jambo numvaga nshaka kubibaganiriza, ribabwira ngo kuzuka ni Kristo. Amakuba ufite ntugire ngo Yesu ntabwo ayazi, ntugire ngo intambara ubona mu rugo rwawe Yesu ntabwo azizi, ntugire ngo intambara ubona mu buzima bwawe Yesu ntabwo azizi. Wowe gusa icyo ukora ni kimwe, ni ukwiyuzuza n'Imana, ni ukubana n'Imana, ni ukugendana nayo, ni ukubana nayo, ukaririnda ibyari gutandukanya nayo, kuko kuzuka ni Kristo. Igihe cyose azazira imisozi ikuri imbere azayurutse, igihe cyose azazira ibikomeye imbere yawe azabigira ibyoroshye, igihe cyose azazira ibyo ubona bidashoboka bizashoboka, igihe cyose azazira azategeka bitegekeke, igihe cyose azazira Imana ishimwe azururutse imisozi yari kuri imbere, azacagagura inzugi z'ibyuma n'ibindi by'ibyuma azabicamo kabiri. Niko yabwiye Kuro, aramubwira ngo nzatembesha amazi mu kidaturwa. Nanya ngutangarize ko Kristo abasha gutembesha amazi mu kidaturwa, aho utabonaga ubuzima akabuhashyira, aho utabonaga imibereho akayashyira, aho utabonaga ubutsinzi ukabubona, aho utabonaga ubutabazi ukabubona, kuko Kristo niwe kuzuka n'ubugingo. Umwizera naho yaba yarapfuye azongera abaho. Ndabashimiye kubwira ijambo numvaga nshaka ko tuganira, babwira ngo mu byo mubona bibananiye, mu byo mubona mudashoboye, mubiharire Kristo kuko niwe kuzuka. Ibyo ubona utabona igisubizo cyabyo, biharire Kristo niwe kuzuka, kuko Kristo abasha gukora cyane ibiruta ibyo twibira n'ibyo twasaba. Ndabashimiye, reka soza iri jambo mbabwira ngo mu buzima bwanyu mujye mwiringira Imana, mu buzima bwacu tujye twiringira Imana. Mu byo wabona byose ukabona nta gisubizo, ujye umenya ngo Imana iragifite, kuko nta kindi gitanga amahoro. Nta handi dukura amahoro ni muri Kristo, nta handi dukura ubuzima ni muri Kristo, nta wundi wazura ibyakunaniye ni muri Kristo. Kuko wirebye hari n'igihe ureba mu muryango ukabona nta wagufasha, nta kugutera inkunga, ariko inkunga y'Imana irahari. Ndabashimiye, ndagira ngo mujye mukurikirana ibiganiro kuri YouTube channel yitwa Shaka Imana TV, mukora subscribe, munasharinga,
munakora komenti. Reka dushime Imana dusoze. Turagushima Uwiteka kuko iri jambo ryari ryawe, ijambo tuvuze ryadutanze kubaho, iri jambo tuvuze ni ryaritanga ubuzima, iri jambo rihindura amateka y'abantu, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe ritanga ubuzima ku batabufite, ijambo ryawe rituma abantu bava mu byaha, ijambo ryawe ritanga amahoro isi itaduha, rikarigira umumaro ku bazaryumva bose, haba bari mu isi, haba bari mu Rwanda, haba bari hanze y'u Rwanda, bose bazumvira ijambo ryawe rizabazure, abazumvira ijambo ryawe rizabagirira umumaro, abazumvira ijambo ryawe rizabaho ibyiringiro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.